umva uburyohe bw'ikinyarwanda mu njyana y'ibisigo. Iyi si twayihawe ari nziza ngo tuyitegeke tuyiyobore tunayigenge, none dore turi kuyiryaniramo umwana akica se bapfa ubutaka twasanze kuri iyi si tutazi n'uwabuhanze hasi hejuru papi hirya hino, dore gushwana ugukunda kuri iyi si burya ni nyoko. Gusa igisekeje kinababaje kandi giteye agahinda ni iki buri muntu wese muziranye, mama wawe, papa wawe, sogokuru na nyogokuru, inshuti yawe, umuturanyi, ba nyogosenge na nyokorome, tutibagiwe n'abavandimwe. Nanjye wumva kuri izi mikoro twese tuzapfa, mushatse mwareka tukabana mu mahoro maze urukundo rukimirizwa imbere. Iyi si kiremwa yahawe Adamu na Eva ari nabo basokuruza bacu kuva ku mfura kugera ku muhererezi, tutibagiwe n'ubuvivi nyokoro makuru makuru babisha inyoni itaribwa barya ku rubuto rutabagenewe, natwe umuruhura twoka mu bwo no kuryana biba biraje ngo kurya no kwiyuha kuya, nko guhumbya imigani barayiciye udakora ntakarya utaza akarayifumbwa araza ifu n'indi nk'iyo rukigana nduga twamanjirwa ikabanza imbere iti dutahe n'ibondo nta kiririmo umuntu ahura se burya ntahura sebuje, inkoni naririye kuri iyi mihanda uzitayije ugahambira zahisha amasara bwayo wenda ibondo rikagugara. Niwumva umugabo atakatakamba ahumekera mu kwahara mu matwi no mu bindi bice by'umubiri ntuzamuseke kuko ubuzima ni gatebe gatoki, none uraburya nawe ejo bukakurya, iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, iminsi wariye ukayiyongeza nayo ikakwigaranzura yo kagenda buhere nk'amahembe y'imbwa, wakwibaza ngo igiye buhere twebwe twasigara hehe ko natwe tuba muri iyo minsi. Gusa ibyo ntibihangayikishije kuko n'ubundi ngo nta heza hisi, reka mbabwira akaga kaguye kagwira abagabo, abasaza, abasore n'inkumi, cyane cyane urubyiruko rw'iyi minsi, none dore cyadukiriye n'ibibondo, ndavuga cya cyago cyoretse imbaga n'isidi bamaze yo gatsindwa. Ubu benshi ntibayitinya urubyiruko rw'iyi minsi ngo ni ukurya akantu utarakubitirwa urushyi kuri telefone agira ngo ruryana nk'izindi. Ibi byose byatewe n'abahawe isi bayigenge maze umururumba urayibatesha barya ku rubuto barabujijwe, none ibyago biratugenza n'iyo minsi ikatwegeranya, burya ngo inyamaswa y'iwanyu kurya ikurundarunda, ndabona aho tujya ari habi cyane, huje imitego amagana yose ntinakangwa bari bacira se urusumbi basakuma igira ngo ibake ubusugi bwabo, itibagiwe n'amajigija nayo ngo iyambure ubwo bumanzi, utitonda arasitara yagwa iminsi ikamumiraza, umuntu wenyine wakwitangira burya ni nyoko. Bana b'u Rwanda ndetse isi yose mureka iminsi ijyana ibyayongera ngo uwo kumva yumviye hano ngenda bakibuye mbanza bugabo nkaba umutaramye mparirwa kurusha ntawe mpanda mporanisheje, iryo shema ryanjye nkaryumvira nababwiye mboneza amakuza nzira guhambanwa iminega, dore n'ingemise kigoreye bakayumva mu cyoko cyaretsemo inyamibwa, mbambura Imana mbyutsa ubukombe Seruhimba na Mfizi baterekeraga iza mihana, bansekaga batazi imbitsi iki mu bubiko, none naza bajyahe. Burya kujijuka ni ugutuza si ugutondekanya amahomvu, si ugucika uruhondo, ubwerega guceceka si ubucucu, ni ugucengerwa n'ibyo uzi maze ugacira imbere ugatuza ugatana usanga iri kuri mu nda kubikura ubuhoro bwawe.